What's up, family? Welcome back to the channel. We will see video y'inzara, like, oh, new nails with this. Mbikoresha inzara. Like, mperuka gukora video y'inzara kera njya mu mwaka ushize ya ndimo gusiga gel. Gel rero ni ikintu nyine nsiga niyo vernis yanjye kubera ko ndakora imirimo kandi nyine babizi ko iyo ifite isiga ya vernis isanzwe ushobora kukoza amasahani negativaho cyangwa se wo kumesa kandi n'ibintu nyine bimbamo tugomba kubikora. So ubusanzwe nkora gel ariko inzara zimwe zigacika, none ndavumbuye umuti urabona ko inzara urabona zigeze like nizajye nagasombetse. Najyanye na Claude muri salon, so process yose y'uburyo nsigaye nsiga inzara murayikurikira uburyo donc Edo ni umuntu unkorera inzara ngira inama z'ukuntu ushobora gufata inzara zawe ntizicike. Nasize mat nta giyaga nyine ni mat. Ikindi se niki ndabasaba gukurikira video y'ukuntu nyine nakoze inzara mu gihe mbabwira tips z'ukuntu inzara zawe wazifata ntizicike. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya iyo ushaka gukuza inzara ndende ni ukuzigirira isuku, kuko of course umwanda ushobora kugutera indwara wenda z'inzara kuko hari nka fungal infections handi usanga umubiri womoka ugasanga urwara rwageze hano rwomoka, cyangwa ugasanga abantu bafite inzara zivamo zicikamo kabiri. Akenshi ni indwara ziterwa no gukora mu myanda cyangwa se ibindi. Ni ukuvuga ngo yes, ntabwo byatuma udasukura wakoropa wakora iki, njye imirimo yose ndayikora nubwo mfite izi nzara ndende. So biba bisaba ko niba umaze gukora imirimo ukaraba intoki neza, wamara kuzikaraba ugahita wihanagura kubera ko amazi ari mu miryango bituma inzara zicika. So iyo umaze gukora mu mazi wogeje wakoze iki, zihanagure intoki zawe. Ikindi kintu abantu barya inzara kweli uri umuntu mukuru ubundi ntabwo ukwiriye kuba usanga umuntu hano arahabya hano nyine uri bored, hari igihe bibaho kumva ushaka nko ariko don't beat this body kuko already this skin at the body, okay whatever, but the thing is ushobora no kuba wakoze mu myanda n'ubu na coronavirus ahantu hose, ariko niyo waba wizeye gute kurya intoki kurya inzara sho mubi ugize Imana wabireka. Ikindi kintu navuga ni ukumenya ko ufite inzara ndende, ntukwite ibintu byose wakuba amasafuriya ukakura neza. Niba uri kwambara jeans nkanjye nizamura gutya kubera ko ushaka cyangwa se ukayifata, niba ari ugufata ukafata ibikumwe kuko ni zo zikunda gucika, ugafata jeans yawe ukayizamura, ariko ari tirete ukayifata neza ukayizamura, ariko ntukore ibintu donc wibagiwe ko ufite inzara. Niba uri guflashinga toilet ufite inzara ndende ukabikora uri careful, nyine iki gihe uba uri umuntu mukuru kandi nta kintu bitwara, bigera bikaba habit. Nanjye narabimenyereye, iyo usasa ukamenya ko ufite inzara ndende ugasasa intoki, uzi ufata matela neza ku buryo utari buhite winjiza mu ntoki ngo uzite usanga urwara ruvunitse. Nenda usanga niyo wometse inzara umuntu afite inzara rumwe rwavuyeho izindi ari ndende ukabona ntabwo bisa neza kandi bikagusiga amafaranga menshi, ntabwo ari byiza cyane. Ikindi kintu navuga wenda ni ugushaka umustylist mwiza, umuntu nyine ukora inzara neza, ubizi wabyize neza ku buryo ukorera ibintu byiza nawe nyine ugatanga amafaranga ariko ukaba uzi value y'amafaranga yawe ko yagarutse. Ntabwo ndi buvuge byinshi, ibindi Edo aratubwira, njye niwe unkorera inzara, ibindi namwe murabyireba nsigaye nkoresha gel creme
ni creme ikora bashyiramo mbere y'uko basiga gel bigatuma inzara zikomera. Ikindi kintu navuga, iyo ugira inzara zicika cyane hari igihe biba ari n'indwara, hari igihe ziba zoroshye cyane ku buryo ibintu byose ushobora gukoresha n'ubundi zikomeza zigacika. Ibyo nabyo ntabwo twabyirengagiza. Ushobora gukoresha vitamine, hari amavitamine ni supplements akora, ni biotine usanga akora wenda nko ku nzara, ku misatsi, ku skin. Ni vitamine nziza ushobora gusanga yakongerera umubiri wawe kuba izi cells zigira imbaraga. Wenda reka mbereke izo nkoresha za biotin, ushobora kuzikoresha zikora skin n'umusatsi n'inzara, zigatuma inzara zikomera ntizipfe gucika n'umusatsi. Nk'aho bari gutangira kugira alopecia, abadamu bashobora kuba batakaza imisatsi, alopecia. Hari abagabo batangiye kugira uruhara ariko ugasanga biotine irabafasha. So ubonye ibintu byose byanze, gerageza biotine, izakongereza, izatuma imyita yawe imera neza kandi itume n'inzara zawe n'imisatsi n'ibindi bimererwa neza. Ushobora kwibaza ngo iyi gel noneho ni ubuhe bwoko? Isa n'itwe, isa nk'amavuta cyangwa se sinzi. Edouard, sobanurira ubwoko bwa gel ni ubuhe se, itandukanye n'ibyo dusanzwe tuzi mu maganga, kuko iyi ngiyi urabona ko iri kuva mu gakombe. Iyi ngiyi ushobora kuyita gel creme, hari abayita gel builder. Iyi uburyo ikora rero bitandukanye n'iriya gel yo mu ducupa, iriya dusiga amabara ya verre. Bitandukaniye hehe usibye wenda kuba ubibona kwisiga ni esthétique, cyangwa hari n'ikindi kintu n'ubundi buryo bwayo yaba itandukanye? Zose zitwa gel, ariko iriya mumenyereye y'amabara, iriya bayisiga just kugira ngo nyine urwara uruhindura ibara, ugire ibara nyine bitewe n'iryo wahisemo. Ariko iyi ngiyi akazi kayo ntabwo ari ako kugaragaza ibara, ahubwo akazi kayo ni ako gufata urwara kugira ngo urwara rukomere. Ushobora kuyikoresha rero mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ushobora kuyishyira ku rwara rwawe bwite nta kindi kintu wigeze wongeraho. Icyo gihe akazi kayo niyo gufata rwa rwara kugira ngo ntiruvunike. Akenshi dukunze kuyikoresha ku nzara nyine zifite ibibazo, inzara zoroshye zivuna, inzara usanga zishishuka. Ibyo byose rero iyo iriho ntabwo byongera. Ni ukuntu umuntu ashobora gutuma inzara zikagera ahangaha, kuko nanjye n'icyo abantu bose bambaza n'izawe zirometse se, none se ni gute wazikoza zikagera aho ngaho? Ko ngewe zimara ibyumweru bibiri zigahita zicika, zikavunikira hagati, ubundi ukabona zivunika zimeze nk'izivunguka. Donc abantu bakunze gutekereza ko ari gel, ariko ngewe ntekereza ko yaba atari gel. Utekereza ko impamvu ituma inzara z'umuntu zitazicika ari iyihe? Icya mbere na mbere cyangwa icyo umuntu yakwirinda kugira ngo nawe zizakura. Yego, ikintu nakubwira kuri ibyo ngibyo, icya mbere na mbere ni uko hari abantu bafite inzara zikomeye pe, zitapfa gucika gutyo, zikomeye bisanzwe nyine ariko ziteye. Hakaba rero n'abandi usanga bafite nk'inzara wenda ziri aho zigereranye, zidakomeye cyane, zitanoroshe. Izo rero zishobora kuvunika bitewe n'ibintu bitandukanye, kwa kundi umuntu atitwararikanye n'inzara ze, azikubita ku bintu zikavunagurika. Ariko tugiye mu bintu muri domaine ya salon, nk'ibintu byangiriza inzara ariko urwara rwayo rusanzwe rumeze neza. Nk'akuntu umuntu avuga ngo nagiye muri salon inzara zanjye zirangirira. Yego, atari ukwangirika kubera zavunywe n'igitanda sasa n'iki.
ibyo ngibyo rero bigenda biba gake gake uko urwara umuntu agenda arukora kwa kundi muza muri salo mugasiga vernis ya gel cyane kuri vernis ya gel niho bikunze kuba uzarebe uburyo bayikuraho akenshi biba ngombwa ko bakuba urwara iyo bakuba rero agenda havaho agakushe ku rwara sibyo kariya gakushe kagenda kavaho urwara nagwo ruba rugenda rukura barabikoze inshuro ebyiri inshuro eshatu umva ko urwara rugeraho rugasigarana agakushe gatoya ka epesere gatoya kiragiye rero akana kariko kose gashobora kwica urwara urwara ugasanga rwavunitse ariyo mpamvu iyo ni byiza iyo ugiye ahantu basobanukiwe ibintu bari gukora ibyo ngibyo kenshi bikunze kuba kuri ba bantu baba bakora inzara bagenda batoragura ubumenyi batanyuze ahantu ngo babanze babigishe bihagije cyangwa se bafate n'amahugurwa runaka ariko iyo ugiye ku muntu ubizi neza amenya uburyo atunganya urwara rwawe yabona rufite n'ikibazo wenda nko gucika akaba yakubwira ati urwara wenda zice uziruhurire cyangwa se shiraho ka gel creme iyo ushizeho iyo gel creme ariyo nahoze ngusobanurira kare urwara ntabwo rwongera kugira ibyo bibazo kuko niyo wasizeho vernis ya gel hejuru ya gel creme urumva ko tubanzaho gel creme noneho tugasigaho vernis y'ibara nyuma iyo rero bari gukuraho iriya vernis y'ibara ya gel creme twabanjeho munsi iba protection y'urwara iyo bakuba ntabwo bagera ku rwara icyo ni ikintu cya mbere gel creme ni nziza cyane kuko iyo iri ku rwara rwawe nta kintu rutwara uretse kururinda ibyo byago byose by'iriya vernis aho bihurira na rwa rwara kuba warukubita ku kintu rukavunika ruba rufite imbaraga ruba rwiyongeyeho indi kushi ikindi nabonye iyo hariho gel kandi nta n'urwara rupfa kuvunika niyo ugize aksida ukabikubita ku kintu yego ubona ko nyine ruragumaho ntabwo rupfa kuvunika iyo hariho gel creme ruba kariya gakararese ka vernis ku rwara ugasanga ni agakushi gato ku buryo ushobora kurangiza kuyisiga ntibizagutungure rero wasize gel creme ukagera hanze urwara rugacika ntabwo biba bikoze neza ubundi wabikozeho neza ugomba gushyiraho gel ihagije ubona ko ari ikintu kiyongereye ku rwara ntabwo ari ngombwa ko bibyimba kuko urabona ko turangiza kubishyiraho tukongera tukabikuba hano dukuba ni ukugira ngo turinganize neza ntihazemwe ibintu byo gusumbana ku buryo nusiga vernis utaza gusanga harimo utuntu tumeze nk'amadodani ugomba kuyishyiraho ihagije atari nyinshi cyane atari nanyo iringaniye mbese warangiza ukanamekinga sure yuko waringanije ya gel creme yawe washizeho ku buryo ukozeho nko hejuru gutyo ushobora kumva ko ari nk'urwara rw'umuntu nibaza ko umuntu ukora inzara neza agomba gushyiramo esthétique akaruproteja ariko rukaguma runasa neza kandi icyiza cya gel creme iyo wayishizeho neza ntabwo bishobora kugaragara ko hari ikintu wongeyeho ikindi komeka si ubona biproteje inzara nabyo komeka biproteje inzara komeka inzara biproteja inzara nakubwiye kare ko iyi gel creme ikora mu buryo bubiri ishobora gukora ku rwara rwawe ruri pop nta kindi kintu wongeyeho mu rwego rwo kurinda urwara rwawe kugira ngo ntirucike sibyo hakaba n'uburyo bwa kabiri kwa kundi twomekera akara hagati gutya biriya twita tips bita tips nitwomekera hano hagati noneho gel iyi gel creme mu kuyishyiraho utangira hano umubiri ufatanira n'urwara ukorosaho kugera no kuri rwa rwara wometse icyo gihe rero ruriya rwara wometse uba ugongereye izindi mbaraga ntabwo ruba rukiri kakara konyine kari aho gashobora kwiyegura kubise nko ku kintu ya gel creme ihita ishimangira rwa rwara merci wabyereza nimero z'abantu bakeneye gukoresha inzara ahantu bagusanga nimero yanjye ni 07 8 41 23 979 nkaba nkorera muri salo bita Daddy Salon iherereye i Remera ku Gisimenti ni hafi no kwa Mutsindashaka
umuntu akeneye gukoresha inzara turazishyira muri description box no kuri titre. Umuntu akeneye gukoresha inzara yakoresha inzara kwa Edo. Nsanzwe nzikoresha kandi murabona ko inzara zanjye zakuze.